Mbanje kubaha ikaze mwese abakurikiye Neni TV, aka ni kakanya keza k'amakuru ashyushye abageraho buri kanya. Reka tudatinze twanzike ku nkuru igezweho igira iti Miss Iradukunda Elsa muri yombi. Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka wa 2017 Iradukunda Elsa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ibigenzacyaha RIB akurikiranyweho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné. Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 18 Gicurasi 2022 afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri yatangarije kimwe mu binyamakuru bikorera kuri internet ati akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bivugwa ko RIB yatangiye gukora iperereza ku byaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Kuva icyo gihe hatangiye gusanwa ibimenyetso kugeza ejo bundi Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa atawe muri yombi. Amakuru agera kuri icyo kinyamakuru gikorera kuri internet aravuga ko kuva Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Elsa yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bivugwa ko yashatse noteri akajya agera kuri buri umwe akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashibashije gushinja Ishimwe. Abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe ashinjwa barasinye. Icyo kinyamakuru cyakomeje inkuru yacyo kivuga ko gifite amakuru ko mu bantu batanze ubuhamya muri RIB harimo abakobwa bemerera ko basamanyijwe na Ishimwe Dieudonné mu bihe bitandukanye. Icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko ndetse hari n'umwe mu bakobwa ngo yarabari ufitanye gahunda na Ishimwe mu 2020 aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda uyu musore yamujyanye iwe mu rugo. Mwakibaza muti byagenze bite? Ngo mu rugo iwe aho nyine Ishimwe aba i Kanombe yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye amwakiriza ikirahure kirimo inzoga, undi ayinyoye yumva irarura arayireka. Ishimwe yaje kumuvangiramo ji arangije ngo azana urumogi yatekeye amusaba gukuraho gake. Ubwo Ishimwe yaramaze gusindisha umukobwa yatangiye kumusoma, undi kuko yari yacitse intege yagaruye ubwenge asanga Ishimwe yamusamanyije. Umusore abonye ko yakoze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge ngo yahise amusezeranya ibintu byinshi birimo kumurira amashuri no kumufasha mu buzima busanzwe. We namwijije ko azamufasha akegukana ikamba rya Miss Rwanda rikurikiraho. Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi ku wa 25 2022 akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Miss Elsa yatawe muri yombi mu gihe bivuga ko asanzwe afitanye umubano wihariye na Ishimwe Dieudonné nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzabana nk'umugabo n'umugore. Bivugwa ko ibyo Elsa yakoze byose byari bigamije kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiancé we.